Hari abarundi bari mu gihugu, hari abarundi bari hanze y'igihugu, bose bagiye guhurizwa hamwe nk'intama noneho zifite umwungeri, kandi uri ziragirire kuzicyura mu ijuru. Kandi nubona Imana yafunze umutima wa Sawuli, umugambi ni uwo kugira ngo Sawuli apfe. Si uko abishoboye nawe arabizi ko byamunaniye, si n'uko abizi kundi niba arabyumva, ariko amatwi arimo urupfu ntiyumva. Umugambi wo kunangira Farawo ahanini kwari ukugira ngo Imana imutsinde mu nyanja. Hano rero hari ibintu abantu bafashe nk'umukate bari busige bureba cyangwa avoka ngo bakawurya. Oya, Kanani ni Kanani, abayinjira nabi Kanani, Yerusalemu nabi Yerusalemu, ariko Ubufilisitiya, Abamoni n'Abamowabu, Abaperesi n'Abamedi murasigara hakurya ya Yorodani, ntabwo muri bujabuke. Imana yo mu ijuru ibirebe, kandi n'abanyamwuka barabizi. Umuntu uri bujabuke akajabukura uruzi rwuzuriranye, nagira ngo nkumenyeshe ko uri umuragwa na Kristo. Kubera ko icyatumye Imana inangira Farawo ntabwo yari igamije ko yihana, ntabwo yari ifite gahunda kugira ngo imubwire ngo ihane, ahubwo icyatumye Imana inangira umutima wa Farawo kwari ukugira ngo imwice. Hano rero hari abantu baryohewe, ifi irabasosera, inkoko irabasosera, ifanta irabasosera, isongo irabasosera, abagore beza barica bariyongeza, amatongo barashimuta, ibintu baragenda barabyambara ibyabo n'ibitari ibyabo. Donc bashimuta ibintu byose bigwiza ko agakuruza abiri, agakuruza atatu, agakuruza kumwe. Navuga ngo ibyo bintu byose ni nk'ishashi wiyegeranyirije ko igiye kuguturira. Ishashi, urabona ishashi bakojeje mu ziko, kubera ko ni ikinyoma, ni ubusuma, ni ubwicanyi, ni ibyaha, ibintu wagotesheje inzu yawe n'ubuzima bwawe. Wowe Sawuli n'abo mukorana n'abo mugendana, ni umuriro basutsemo esase niyo batapfa kuzimya. Rero uyu ni umuriro ugiye kwaka, kandi uyu ni umuriro ugiye gutwika, kandi Imana igiye kwihora, kandi Imana igiye guhuriza hamwe Yerusalemu yavuze, Kanani yavuze, ishyira umuntu ku ruhembe rw'imbere ku munara, imubwire ngo fata ihembe. Twe tumaze iminsi tuvuza inzamba, ariko hari ugiye kuvuza ihembe, abantu bakajabuka, bakinjira Kanani, bakinjira bashima, bakinjira bahimbaza, bakinjira baririmba, bakinjira bafite agakiza. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Rero nuza kwihweza, ukanitegereza, ukanareba neza ikintu kigiye kwibonekeza no gukurikira hano, nuko hagiye kubaho ko Imana yishyirira ibintu ku rutonde. Nta muntu uri buyivangire. Mwe mwaragerageje ukwezi kumwe, umwaka umwe, imyaka 20 mutondeka ibintu biranga, muhamagara abatekinisiye, Imana ibaha amafaranga, ibaha amahoro, ibaha umutekano, ibarindira ubutegetsi kugira ngo ibyo bintu bikorwe, birananirana. Uwakeneye kujya hanze yagiyeyo, uwakeneye no kuvayo yavuyeyo, ariko birananirana. Ni ukuvuga rero ubu noneho amaboko y'umwana w'umuntu ahananiriwe ngo y'Uwiteka arunguka agakora. Aya maboko agiye gukora, aya maboko agiye kujyamo yo agatangira igikorwa rusange cy'Imana Data n'Umwami Yesu. Nshuti yanjye, nagira ngo nkumenyeshe ko kandi nkubwire ko Imana Data wa twese abafite ikimenyetso, abagiye kuragwa, kazi kamwe kararangiye akandi karatangiye. Politiki imwe irahagaze indi iratangiye, perezida umwe avuyeho undi agiyeho, ibyari ibumoso bigiye iburyo. Hano hagiye kubaho rero guhindagura ibintu, ariko uri burokoke. Amen. Ni ukuri hano yenda turavuga ibintu bya nyuma, kandi tuvuga ibyo tutazasubiramo kandi bigezweho mu by'imwemu. Uru rugi Yesu akinguye n'urundi akinze, niwe wenyine.
Ni ukuvuga ngo ubutumwa budasanzwe kandi bukomeye ni uko Imana yamaze gufunga umutima wa Sawuli, kandi imaze gufunga umutima wa Sawuli imfunguzo irazitwara. Ni ukuvuga ngo uyu Sebarundi nta gisubizo afite cy'ukuri cyo kurekura igihugu, kandi si uko ashoboye kugitwara, si n'uko igihugu ari kukibona, nawe ubwo ari kuvuga ati leta narayibuze tujye kuyishaka, yabuze igisubizo cy'abenegihugu, ariko kuko umutima hariho ingufuri, umutima uboshye, Imana amaze kudesida ikakuvuga ngo nzanangira umutima wa Farawo, nzaboha umutima wa Farawo, ariko inyanja itukura ntazayambuka, azagwamo, Abisiraheli bazajabuka. Ni ukuvuga ngo haba hari umutego watezwe, kandi niba mvuga ntubwire ngo arabyumva, ariko nta mwanzuro yabibonera kuko aba yamaze kwakira impemu y'uburozi nawe atari kwakira. Kandi iki gihugu umwuka w'ubwicanyi, dayimoni yarakigose, kuko mwabonye nk'abana batoraguye mu miceri babiri imyaka 8, kamema ubwami bw'Imana ni ubwabo. Yenda ndabishyira muri gurupe ya WhatsApp bikeneye ari bo birabe. Shimira n'umuntu nk'uwo dusangiza amakuru nk'ayo, nawe akoze igikorwa n'abandi bakayabona. Igihugu hari umwuka w'ikinyoma wakizengurutse, urakigota ku rwego rwo hejuru cyane. Noneho igihugu hari umwuka mubi ku rwego rwo hejuru wakizengurutse w'ubusuma, kutavugisha ukuri, bujyajya, kubeshya, kandi ibyo bigatangirira mu ndongozi. Iyo dayimoni nk'iyo yamaze kwinjira, Imana nayo nta bushobozi ishobora kubaha bwo kugira ngo ibyo bintu mubisohokemo. Uwiyiba n'uwiyica n'uwiyanga aba yacitse ikijuju, ntabwo akorana n'Imana. Dawidi cyatumye atoranwa, yakunze igihugu ariyanka, aheba amagara yiwe, avuga ngo ngiye guhangana na Goliyati. Batinye, batubahuka, bose barumiwe, ariko aheba amagara ye, aravuga ngo mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye, Dawidi yica Goliyati. Ni ukuvuga Imana ijya kunangira Farawo, bapfuye iki? Imana niyo yohereje abantu mu Misiri gukorayo uburetwa, sava ibahana, ibahoye igihe Aburahamu yatambaga igitambo akarangara ngo inkongoro zigahagarara ku gitambo. Imana ibavuma uwo muvumo ngo bazabe abasuhuka imyaka 400 mu gihugu kitari icyabo. Imana rero ijya kunangira Abayahudi kugira ngo bababazwe baruhe kuriya, ntabwo ari uko bacumuye, ntabwo bari bose bari bakoze ibyaha, icyari cyakoze umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi Uburundi buri kunyuramo, n'ibyo Uburundi burimo, n'ibiri gushyikira igihugu cy'Uburundi, bifite source. Ariko ibyo bintu nubwo bifite source, harimo urukundo rw'umubyeyi, harimo urukundo rw'Imana. Imana igambiriye icyiza kugira ngo irokore ubugingo, kandi igihindura igihugu cy'ikanguro, kandi igihindura igihugu mpuzamahanga cyangwa mpuzamakungu cyubashywe, kimeze neza. Mungu asifiwe. Sawuli rero iyo yamaze gufungwa umutima, ni ukugira ngo yicwe. Sawuli iyo bamaze kumukamandaza umutima cyangwa kumuboha umutima, egare ni ukugira ngo yicwe. Kuko mu busanzwe ntushobora kuba wakiyiba ngo wiyahe wiyice. Nubona indongozi ziri muri iyo konesiyo yo kuba batakunda igihugu, ntibanakunda ababo, ahubwo bakikunda bo ubwabo, ibindi ntibibaraba. Donc bo niba bameze neza, ubwo nawe umeze neza. Ibyo bintu byose nubyitegereza, igisubizo gihari cy'ukuri n'ingorane ihari nta yindi, nuko mu buzima bw'abantu n'ibintu tubaho tudafite urutonde, tudafite organization. Abasiyasi baca imigani ngo iyo umuntu ngo ateye hejuru umwe asama undi gwiwe, ubwo hano udafise inkomezi ntahasohoka. Ariko umutima wa Sawuli uriho ingufuri, ntabwo ari imwe, si ebyiri. Sawuli arakamandaje umutima, ariko ni agatego, nambushi, navuga ngo nambushi igamije kwica, kandi iby'Imana irabyemera bigashika kwere. Ubundi mu busanzwe no mu rugo rw'umuntu, uvuza umwana yakunanira ukajya kwa muganga wundi, ukajya no mu bihugu
ukarwana n'ikibazo mu rugo rwawe, ukarwana n'ikibazo mu buzima bwawe, ukagerageza inzira zose nyine. Iyo cyanze urarekura, ukarekurira abagishoboye cyangwa ukiyakira. Mugabo nubona umuntu yavuze ati jye sindekura, cyaratuvunye simbaha, ariko ukabona ntari no gukora icyiza, ariko ukabona nta n'icyiza azakora, menya ngo aho hantu harimo tena. Ni ukuvuga ngo ntabwo niba avuga ko hari n'ibyo yubatse ntabikunda kuko bagiye kubisenya, ari we utumye babisenya. Niba avuga ko hari n'ubutunzi yagezeho cyangwa hari ibyo amaze guteramo imbere, ntabikunda kuko iyo ubikunda wavuga uti ngize amahirwe shyitse ku bihumbi 800 by'idolari cyangwa miliyari cyangwa miliyoni y'idolari, reka noneho nk'abandi ahubwo nge comokemo mbone uko sikirita ubutunzi bwanjye. Ariko kuvuga ngo nzabwirindira ngumeho, ibintu byakunaniye ubibona, na bya bintu bazabitwika, ibindi babisenye, ibindi babisahure, ntawe uzaguha amazi. Yego, ni ukuvuga ngo urukundo rwiza Bibiliya yemera ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Perezida urukundo Imana imutegeka ni ugukunda igihugu nk'uko yikunda. Mvuze igihugu si ivu gusa, ivu ririmo ibimera byose byo muri icyo gihugu, yewe n'ikinyegera kiri mu nshingano za perezida. Ikinyegera, urushishi, kimonyo, kuko nabyo abashinzwe uburenganzira bw'inyamaswa ni perezida ubaganza. Ni ukuvuga rero noneho hagahita haza abantu, cyakwanza haza abantu. Urumva rero iyo umaze kwitahura ko ufite umutima wo gukunda igihugu, Imana ikorana nawe. Iyo witahuye ko ufite umutima wo gukunda igihugu, Uwiteka abana nawe. Ariko iyo mu mutwe wawe wugaye, asha, dore abahanga, umuntu umwe yabwiye Imana, Mose, Yesuwa, ngo Imana nitemera kujyana natwe tuzareka badutsinda, ntituzirirwa dutabara. Umva perezida uko atekereza. Niba Imana itari mu ruhande rwacu ngo ijye imbere tujye guhangana n'Abamidiyani, ntabwo tuzirirwa dutabara. Umva urukundo Imana ibikunda, n'umuntu aba akunda, doke n'urubanza nawe ukwiye kubuca. Niba rero hari inzara mu gihugu, ukabona perezida iyo nzara ntayazi, amazi akabura ukabona ntabyo azi, umuyaga nkuba ukabura ukabona ntabyo azi, amadolari akabura ukabona ntabyo azi, igihugu kikarwana kigatsindwa ukabona siho ari, abantu bose bakiba ukabona ntabahanye, abantu muri gereza bikananirana ko yababohora bahezeyo mu mpimba, ukabona igihugu gifite abashyitsi ntari kubakontorora. Donke ugasanga ni iki kiri mu murongo wacyo cyakabaye kirimo? Nta na kimwe. Niba nta na kimwe rero, ukabona igisirikare nta rutonde, igipolisi nta rutonde, abenegihugu nta rutonde, abasivile nta rutonde, ukabona mu kiganga nta rutonde, mu barimu uburezi nta rutonde, Mungu wangu, ibyo bintu wowe ukabifata nk'ibintu biri aho, ni mine bari kugenda bongeramo amayekara menshi, ariko itegerezwa kubasitinga igaturika. Koko uko ubukene bwiyegeranya, uko ibibazo biba byinshi, uko intambara ziba nyinshi, uko ubugome buba bwinshi, ndetse n'aka gahinda kose ni nk'ikirunga kiri kubyara, ni nk'umujinya uri kwirundarunda, ni nk'uruntu ruri kugenda rubyimba rukazashwanyuka. Niyo mpamvu rero n'ubu turi kuvugana, nuza kwitegereza uraza gusanga nureba neza ikintu gihari n'ikintu gishoboka, n'ikintu navuga twaheraho cyangwa twavuga, ni uko akari inyuma karahenda. Igihugu gifite ubwoba, igihugu kiri mu marira, igihugu kiri kubireba, umuntu wese arabibona ko isaha iyo ari yo yose ibintu biza kuba ni amahano, ni ibara. Ariko ntawe uri kufatisha ngo avuge ngo biragenda uku cyangwa birabibi. Oya, ahubwo umuntu uwo ari we wese ari kuvuga ngo hagiye kuba iki, hagiye gukorwa iki, harabura iki, hakenewe iki. Ofete rero navuga ngo niyo mpamvu ijambo rirenga kuraje. Nakubwira ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge kane, wasengaga gatatu asenge gatandatu, wasengaga gatandatu asenge 12, wasengaga 12 asenge 24. Uhoraho ahabwa icyubahiro. Ibyo nutabyubahiriza ngo usenge,
ntabwo buno hari igifunga, ntabwo abantu bari kumenya ibigiye gushyika, hariho gutungurwa nk'umusuma cyangwa umujura, ariko mukwiye gusenga igifunga kikava. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu muntu habamo impano zose, doka Imana yakoze icyari gikenewe. Umuntu agira amaboko yo gukora, akagira amaguru yo kugenda, akagira amatwi yo kumva, akagira amaso yo kureba, akagira akanwa ko kuvuga. Ibyo bintu byose kuri wowe bikora bidasigana, kandi buri kintu gikora mu mwanya wacyo. Buno ndi kureba, namwe muri kundeba, ndi no gukora, amaguru yatuje yo ntari kugenda, no kuvuga buri rugingo ruhurundi kandi rufasha urundi mu buryo buri systeme nyine y'Imana. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Kubera icyo abantu banga bakarimbuka bafite amatwi, kubera icyo abantu babura ubugingo bafite amaso, kubera icyo abantu batavugana n'Imana yivuga kandi bafite akanwa kavuga. Ibyo ari byo byose, ku munsi uvugana n'abantu nka 5 cyangwa 10, umwaka urashije usengana n'abantu cyangwa uvugana n'abantu, ariko hakabura kimwe cy'uko wavugana n'Imana, hakabura kimwe cy'uko warota iby'Imana, hakabura kimwe cy'uko wakwerekwa cyangwa wakumva ijwi mu bijyanye n'ubukristo. Habura iki? Kubera iki ibyo bibaho? Abantu ntabwo kenshi na kenshi bimenya. Umwe yaravuze ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera, ariko abantu ntabwo biyizi. Koko umuntu abaye yiyizi ntabwo yahura n'akaga nk'aka ngaka isi ihuye nako cyangwa nawe wahuye nako, kubera ko impamvu mbivuze niyi: mu muntu harimo impano zose nk'uko twatangiye tubivuga, ariko muri we ntabwo azi impano yawe niyihe. Umuntu ashobora gukora akazi k'ubuhinzi, k'ubworozi, akabikorera icyarimwe, ariko abaganga, abarimu, abasirikare, abapolisi, abakwaferi, abakwiziniyeri, nyine abakwikwi, donc buri muntu wese afite umuhamagaro we n'ibikorwa bye mu buzima busanzwe. Buriya no mu by'Imana rero umuntu aba afite icyo Imana yamugeneye agomba gukora. No kuvuga rero iyo umuntu ataramenya impano ye, niyo mpamvu uzumva mu isi hari umudayimoni witwa inyatsi. Kuba njye ntaramenya icyo Imana yandemeye gukora, mu buryo busanzwe umuntu arakiremerwa, no mu buryo bw'umwuka umuntu akakiremerwa. Usanga rero umwe yiga yarangiza ati mu gishoferi niho hari amafaranga, nuko atazi impano Imana yamugeneye. Undi akaba umuvumvu, undi akaba umurobyi, atariko mu buhinzi cyangwa mu bworozi niho amafaranga ari, akerekezaho. Urumva ashobora kumara imyaka hagati ya 35 na 40 akora ibi, akabikora imyaka 5 akabihagarika, agakora ibi akabikora imyaka 3 akabihagarika, agakora biriya imyaka 10 akabihagarika, agishakisha aho byajya cyangwa aho byakunda. Kuriya gushakisha ni iki mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi? Iyo umuntu wumva kubwira ngo nakoraga ibi ndabiretse ngiye gukora ibi, nabyo akabireka, nakoze ibi nkora ibi, umuntu akakubwira ngo nta kintu ntakoze ngo umugisha narawubuze. Hajya ni uko utaramenya icyo waremewe, n'icyo usabwa gukora, n'icyo wagombaga gukora ngo winjire muri Kanani yawe n'umuhamagaro n'impano yawe. Kuko hari igihe Imana ikuremera kuba yenda umwarimu bakakujyana mu by'igisirikare, ahubwo uzagwa no ku rugamba. Hari igihe Imana ikurema ikabiteganya yuko uzakora kariya kazi gasuzuguritse, wowe ugashaka akazi kahambaye. Akarorero, hari igihe Imana iguteganya ko uzaba umukwaferi ugakira, cyangwa ikateganya ko uzaba umuhinzi umworozi ugakira, noneho ugahita uvuga otoya ngomba kuba uwo mu maofisi cyangwa mu biro. Umuntu akamara imyaka 10 ashaka akazi, 20 ashaka akazi yarakabuze. Ntiyakabuze, ahubwo nuko atazi impano imurimo yariyo. Ibyo nibyo mu mubiri. No mu mwuka nuko bimeze. Umuntu yinjira mu rusengero ntamenye niba ari umuririmbyi, ntamenye niba ari umuvugabutumwa, ntamenye niba ari umushumba, ntamenye gusa tukabagarira yose. Umuntu yabona yenda marite mbwiriza neza, nawe agahita ajya mu byo kubwiriza. Yabona nakaririmba neza cyane afite mikrofone azi guhimbaza Imana, nawe agahita ajya mu byo guhimbaza, ati buriya niyo mpano, atiriya niyo nziza nanjye niyo ngomba kujyamo. Ntabwo ari cyo bivuze, ahubwo icyo bivuze ko wowe utaramenya impano yawe yo mu byo umwuka cyangwa yo mu by'impwemu. Niyo mpamvu usanga umukristo nyamukristo akwiye kuba acungana n'iki, akwiye kwitegereza akareba impano ye, niba ari impano
yo gusura abarwayi kuko Yesu aravuze ngo komeza itarantu zawe. Buri muntu wese yahawe itarantu. Ibi ndi gukora harimo ubona ari byiza kumva nawe nibyo yakora, kandi nanjye ibyo ukora nkabona ni byiza, nkabona nibyo nakora. Imana mu kuturema yashyizeho ubuzima bw'umwuka umuntu azabamo, ishyiraho n'ubuzima bw'umubiri umuntu azabamo, kuko izi ko tubikeneye. Niyo mpamvu mu rugendo dufite rujya i Siyoni cyangwa rugana mu ijuru, iyo unyuze mu muhamagaro wawe no mu mpano yawe biba idolike, biroroha cyane. Noneho iyo wanyuze mu bitari umuhamagaro wawe no mu mpano yawe, biravuna, birarura, biba bibi, byanakwica. Imana idutabara. No mu buryo bw'umubiri, nubona hari umuntu uhinga urutoki rukamuhira, ejo akagura dayihatsu, ejo akagura fuso, ntabwo yagura imodoka itajyanye n'ubuhinzi, ejo akagura imashini zuhira, ejo akakora ibiyaga by'amafi. Noneho n'undi nawe akazabyitegereza akavuga ati biriya bintu ni byiza ko ufite igishoro, reka mbishoremo. Urumva hari imibare tubara tukirengagiza ko twaremwe. Uri ikiremwe, reka tuvuge ko ukomeye nyine urahambaye, mugabo uri ikiremwa. Nk'uko Yeremiya Imana ngo yaramuhamagaye imwereka umubumbyi iramubwira ngo uko uriya muntu ari kubumba inkono yabona ari mba akayisenya, ngo niko nanjye umuntu mugira. Turi umurimo w'intoki z'Imana, turi ibumba ry'Imana. Niba uri ikiremwa, Imana yakuremeye iki? Niba ntacyo waremewe seho, kubera iki Imana yakurema? Ntabwo Imana ikorera mu gihombo. Ikurema yakuremye kubw'impamvu, ariko icya mbere twabona yakuremye kubw'inyungu igushakamo no kuzayihesha icyubahiro, ugahabwa ubugingo buhoraho. Ibyo ni kamemo, birumvikana ibyo. Ni ukuvuga rero, iyo umuntu akijuragirika cyangwa gikatakata mu mpano no mu ngabire, yitegereza ko kuzabona n'abantu bigana bakigana n'ingendo. Umuntu akagenda akaba ari umuntu hariya yabona umukobwa uri kugenda mu buryo naka, abandi bakobwa nawe bakamwigana. Niba ari kuvuga mu buryo naka, nabo bakamwigana. Niba ajya mu buryo naka, nabo bakamwigana. Donc hari ibintu bigana, ariko hari n'ibyo batigana. Dore ibintu batigana bibiri ari nabyo nashatse kuvuga ko kugira ngo twerekeze no ku musozo. Nashatse kuvuga kumenya impano yawe, ukaba ari yo ukoreramo. Mu rusengero ukayimenya, mvuze mu rusengero ubwo ni mu bukristo. Mu bukristo ukamenya impano yawe, ni ugutanga cyangwa se ugutanga, kuko harimo abantu badatanga. Kandi navuga yego gutanga tubihureho n'urukundo twese, ariko harimo umuntu utanga ari impano ye. None nk'uwahaye Yesu isanduku atamuzi, wibaza ko urwo rukundo rusanzwe? None nk'uyu wacumbikiye Elisa, wibaza ko urwo rukundo ari urwa buri wese? Kandi umugabo atahaba ukakira umugabo wawe adahari, uyu mushine ye mu kazi. None wibaza ko niba nk'uyu mupfakazi Eliya yahingutse akamucumbira ngo akari gasigaye agafa, wibaza ko urwo rukundo ari urusanzwe? Ni ukuvuga umuntu uguha ubuzima bwe akakwigurana, aba afite urukundo ruva ku Mana rw'ingabirano. Noneho hakaba n'ibindi dukora kubwo twigishijwe, ngo asifiwe. Rero mu mubiri iyo wiganye umuntu ngo hariya ndabona ari kunguka, ngo amafaranga arimo, nawe ukajyamo. Hari igihe ugira amahirwe ugasanga muhuje gurupe, nawe niyo mpano yawe. Iyo usanze atari byo, urahomba wagakomeza. No mu by'urusengero mu bukristo nuko, hari igihe ugenda ukavuga uti naka mu rusengero byaramuhiriye, reba iminsi asenze, yahise ashyika hagera aha, ibintu byarakunze, nawe ukanyura aho ngaho. Iyo usanze muhuje sava, mudahuje ubuhiye, ubuhombye, uhita unagwa, utanaguye urayoba, wamara kuyoba shitani akagufatira aho nyine. Rero umukristo mwiza ni uwusengera mu mwuka no mu kuri, akamenya ngo Mana y'amaboko yanjye wayaremeye iki, ibirenge byanjye bizagarukira he bigenda, ubwonko bwanjye n'umutwe wanjye bizagarukira he. Umukristo mwiza akareba kure, akanatekereza kure, kandi agatekereza kabiri. Niho uzakora ibyo ukora, Imana ikabiha umugisha. Koko Aburahamu yahawe umugisha kuko yari avuye muri Uriya w'Abakaludaya yoherejwe iyo agombaga koherezwa. Ariko umugabo wa Nawomi, Abimeleki, yarasuhutse, ahubwo Imana iramwica, imwicana n'abahungu be babiri, umugore wagaruka ari umupfakazi.
koko Imana itajyanye nawe. Ni ukuvuga hari ibintu nkuburiye cyiza jya ubanza usenge. Buri kintu cyose jya ufata umwanya wo kugisengera, umenye ko uri kumwe n'Imana, niho uri umukristo mwiza. Naho nupfa kugenda gusa uzatakaza byinshi unagwe hejuru. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe Imana ihoraho, bahindu abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru. Utugirire ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, twoherereze umugisha mubwira, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru. Sishaka gukorera abantu babiri, niko gukunda isi n'ijuru, hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakabura ubutijuru bw'ijuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru. Sorry. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo baruhurutse mwumva, ingingo yamaraga kuzuka numva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tubibona mpidishuka, ariko dukwiye kunesha kuko ari Imana ibishaka, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambika ikuzo mu rugo n'amarira azaba hejuru. Reka ngushimire we wahisemo neza kubana na Martin Habiyambere, Prophète General, wahisemo neza rero ivugabutumwa ryacu ry'uyu munsi. Turakengurutse, wakoze kubana natwe. Imana ikurage Kanani, kuko nicyo cyiza kiruta ibindi. Turagushimiye Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana watangiranye natwe, ndetse ukaba usubikanyije natwe. Icyubahiro ni cyawe. Uha umugisha umuntu wese wateze ugutwi ijambo ryavuzwe, ubutumwa bwatambutse, kandi buri kimwe cyose mu rutonde rwacyo data. Rero umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen.
mugire ibihe byiza ku mugabane wa Amerika, mugabane w'Uburayi, mugabane wa Afurika, Aziya, Oceania, Canada, mwebwe mwese ndakengurutse ndababona, turi kumwe 5 kuri 5, kandi Imana yo mu ijuru ibahe imigisha, kandi nawe rwose Imana iguhe umugisha. Saliyuti.